radiyo umwe munsi turi kuwa gatatu tariki icyenda z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe nk'ibisanzwe tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari tureba muri geopolitike uko ibintu bihagaze tujya muri Congo mu burasirazuba tureba uko intambara zihagaze ariko cyane cyane tugaruka muri diplomasi intumwa zikomeje kugenda zicicikana i Kigali i Kinshasa i Nairobi i Kampala i Gatari ibi byose turimo tugenda tujyana muri za ntambara za Paul Kagame zirimo zigenda zigera ku iherezo cyane cyane ko tubona ko ibintu birimo kugenda bikomera cyane nk'ibisanzwe rero muzi rwose kuri radiyo ubumwe twinjiye mu kiganiro nyizina aho tugiye kureba tukaganira ku ngingo zigera kuri ebyiri aho turuze kureba kuri uriya envoyé spécial wa Trump Masad Bolos aho yasesekaye i Kigali nyuma yo kubanza guca i Kinshasa akanyura i Kampala akanyura i Nairobi noneho akarangiriza i Kigali avuze amagambo akomeye cyane ari nayo mu by'ukuri yari yateye umuntu ubwoba bita Paul Kagame ubwo mu kwibuka mu ijambo yagejeje ku banyarwanda aho kugira ngo afate abanyarwanda mu mugongo abahumurize yaje yivugira ibibazo afite kandi yiteye mu by'ukuri kuko izi ntambara ziwe zo mu burasirazuba bwa Kongo yakizitangiza abanyamerika bakomeje kugenda bamubwira bati Paul Kagame turabizi ko ari wowe ufiteyo ingabo nyinshi cyane hariya vanayo izo ngabo this time ntabwo tubaza kuba twakureka twakomeje kugenda abo twabanye kuri radiyo imwe twakomeje kugenda tuganira kuri ibi bintu byose kuva bariya ba Makenga aho bari nka 600 500 400 bari muri za Cyanzu na Runyonyi aho intambara zatangiye zitari ziteye ubwoba aho UPDF ingabo za Uganda aho tuvuga ko na Museveni bigizemo uruhare yabonye ko abahungu bariya ba Makenga na Babudu aho bari hariya muri za Runyonyi na Cyanzu indege zatangiye kubarasaho aribwo UPDF yabafashije gufata Bunagana binjiye Bunagana rero nibwo RDF yatangiye kujya nawe yinjira mu mirwano kugeza bafashe za Rucuro kugeza bafashe za Rumangabo mwese murabizi yuko abagiye bajya gufata biriya bigo bamwe turabazi harimo muri icyo gera kiri majoro bitaga buriya mu ryarasa ubu bahise bamuzamura nk'igihumyo mu myaka 2 gusa ubu ngubu yasimbutse irya Lieutenant Colonel abakoloneli ahita aba General de Brigade abo bose ni abantu bagiye bayobora iriya mirwano yahariya twarebaga bariya ba Alex Kagame bande bose za batalo zagiye zinjiramo ariko izambere na mbere abakunzi baradi umwe nimubyibuka umuntu wa mbere waje kurasa Rugari na Rumangabo hariya nuwo bita Major Ryarasa William ubu ngubu mu gihe cy'imyaka 2 n'igice yabaye General de Brigade urumva ko yahembwe yazamuwe n'ibiki byose murekera turebe ibi bintu mu kwibuka umuntu bita Paul Kagame yavuze ibintu bitaza gutuma abanyarwanda batekana aho kugira ngo avuge ijambo riraza kurema imitima abanyarwanda yaje ahubwo ababwira ati njyewe ubu mumbona rwose ndabizi ko hari amahanga ashaka kunyica ariko njye nzapfa ndwana ati banyarwanda rwose mugomba kuribwaribwa namwe mukumva ko muri mudi yo gupfa murwana ese kubera iki tugeze hano Paul Kagame narakugiriye inama nti Paul Kagame irukana Kabarebe nkugira inama kubera ko ibyo binagufidinga ayo makuru ba Vincent Nyakarundi bagufidinga ayo makuru ba wirwa gasana baguhaga ayo makuru ba Rukika Ususi baguhaga ayo makuru baguhaga n'izo intelligence zose cyane cyane umuntu bita Kabarebe akubwira ko byose yabirangije muzafata Kongo rwose nkaho murimo kwikinira umuntu bita Mubaraka ati tufite Rwanda yatuzimanukira tugaruka tubyina insinzi ariko ibi byose Paul Kagame uza gukurikiza inama wagiriwe kuri radiyo umwe Komanda François nakugiriye inama by'igihe kirekire kuva bari abahungu wari wohereje bakiri muri Runyonyi na Cyanzu hariya hejuru yabonagana mwagiye mufata bitewe n'ama repris stratégique repris tactique za FARDC niyakiga ko murimo gutsinda ariko nakomeye kugenda mbabwira ni ibi mubona faca Rwanda defensive kugira ngo akomezemo guerre diplomatique économique et médiatique akumwe ntimwabibonaga gukomeza kwiringira ibiturika ariko umugabo yarazi faiblesse zanyu ko mufite ingufu mu biturika ariko iyo mugeze muri guerre médiatique
cyangwa gere diplomatike cyangwa gere ekonomike, aho hantu nta ngufu mwari muhafite. kandi niyo mpamvu navuga nti faci yirinze gukina roje dora diverisere. faci yirinze gukina umukino w'uwo bahanganye, we ahindura umukino. Kagame azana ibiturika, faci azana diporomasi. Kagame yo kuri diporomasi ni ya manyanga yiwe, ni kwa kubeshya no gushaka kubeshya ibitariho n'ibiki byose. Ibyo byose umuntu bita faci akaba yaragiye yitwaje umuntu bita Kwayikwamba. murabizi ko izi ntambara zitangira cyane umuntu wabirimo ni Rutundura, niwe wabigiyemo cyane n'iki byose, ariko nyuma haza kuza uriya mudamu Therese Kwayikwamba Wegner waje ari borodozere, yaje ari katapira rwose, aswipinga, avanaho, avunagura, yaje avunira mu mavi diplomasi ya Paul Kagame, akubitamo uwo bita Vincent Biruta biranga, azana umwuzukuru wa Ngurube Budomo uriya Nduhungirehe, yakubitaho igifaransa kirakama, kuko uriya mudamu mwaramubonye Teresa Kwayikwamba arakubitamo igifaransa, byakwanga kubitamo ikidage, byakwanga kubitamo igitaliyani, byakwanga kubitamo igispanishi. uriya mudamu ateye ubwoba. kandi banyarwanda igihe mutari muzi, uriya mudamu Kwayikwamba, Teresa Kwayikwamba yakoze mu Rwanda, batari babizi. niyo mpamvu azi n'amanyanga y'abanyarwanda. uriya mudamu yakoze mu Rwanda, yakoze mu burasirazuba bwa Kongo, kuko yakoze mu Rwanda muri GCZ, tutitwaje nuko afite papa w'umudage. yakoze mu Rwanda muri GCZ, kandi abanyarwanda barabizi. uriya mudamu rero yabaye noneho no mu burasirazuba bwa Kongo, hariya hose arahazi. uriya mudamu ateye ubwoba, ni igifaru cyigendera. aho kugira abajenerali nka ba Mubaraka, abajenerali nka ba Alexis Kagame, abajenerali nka ba Moroko, bariya bose wagira umujenerali umwe gusa. reka tumwite generali uriya mudamu Kwayikwamba, madamu Therese Kwayikwamba Wigner. aho kugira abajenerali bariya abajenerali ba Kagame, wagira uriya mudamu umwe gusa muri diplomasi, ubundi ukarwana urugamba aho ibiturika bituritswa, ariko umuntu akajyana gusa arwanisha intwaro y'ukuri. ibi ngibi nibyo Paul Kagame yamenyereye, guca abantu muri humye, agakorera amanyanga yiwe, za robingi ziwe, ariko umuntu bita Kwayikwamba Wigner byose yabitishije agaciro. mu kwibuka rero umuntu bita Paul Kagame yaje, wagira ngo aje no gusezera, ati ibimwe mubona rwose ngiye niteguye gupfa, ariko nzapfa na Kalashnikov. ati banyarwanda rwose ngomba namwe kuribwaribwa, intoki zanyu zikaribwaribwa, mukajya muri mudi yo kuzapfa murwana. kuki tugomba gupfa? kuki tugomba gupfira ambisiyo ekonomike zawe na ba imperialiste na bya bisambo by'abazungu muba mushaka kujya kwica abanyakongomani ngo mubone amabuye za rubaya za warikare hariya muri za sidehe? ibi byose turabizi, ntabwo ari intambara z'abanyarwanda. kuki nawe uje kubwira abanyarwanda ngo bazapfe barwana, mu gihe wowe ushaka kugira ngo ugeze ba imperialiste muri biriya bibaya za rubaya hari aho mujya kwiba mukigwizaho imitungo? akanya umuryango wa Paul Kagame ukaba ufite miliyari 14 z'idolari bibitseho, zimaze no gufatirwa, ko imitungo ya ba Kagame na ba Kabarebe bazayifatirwa. iriya ni nk'iya ba Kadafi, ba Mobutu, ba Saddam Hussein. ni imitungo bizafatirwa n'ubundi, nk'uko yarangije gufata imyenda. Kagame ubu bamubaraho imyenda iri hafi biliyoni 500 y'amanyamerika. ni amafaranga tutazi n'aho yagiye kuyahisha, kuko mu Rwanda ntayahagaragara. iyo bakubwiye biliyoni 500, twagombye kuba tubona igishanga cya Nyabarongo gitunganyije, abaturage bagihinga nta kibazo, bateramo imiceri n'ibiti byose. twagombye kuba tubona amazi agera ahantu hose, twagombye tubona abarimu batari bagakweto, twagombye kuba dufite abaganga n'amavuriro arimo abadogiteri bahembwa neza, n'abanasi bahembwa neza. ariko ibi byose amafaranga agiye agabanywa mu gatsiko abantu bake bake, aho usanga imyanya strategike yose ari indatwa, ari intoranye z'abantu baba bayirimo, kuva kwa ba gitifu mu turere twose, kandi aho usanga bategekesha abantu batanahavuka, batanabafitiye santima. ibi byose ni ibintu tuzi rero. ubwo rero rwose mu kwibuka umugabo wawe kugira ngo aje gufata mu mugongo abacitse ku icumu, abandi banyarwanda bose muri rusange, ahubwo we aje kutubwira ko rwose ngo yiteguye gupfa, ngo hari abanyamahanga bashaka kumwica. ariko ibyo byose ajya kugirana amadiru nabo ntabwo abanyarwanda ntabwo bari bahari. noneho Kagame yagiye kure cyane. iki kintu byo kwibuka byita binini cyane, aho yavuze ngo impamvu bamwanga ngo ni uko ari umututsi. bakunzi ba radiyo, ntabwo abakongomani banga Kagame kubera ko ari umututsi.
banga Kagame kubera ko ari inkubaganyi yica abakongomani ikanasahura imitungo ikanabangaza, aho tuvuga miliyoni hafi 12 z'abakongomani zimaze kugwa muri izi ntambara mu gihe cy'imyaka 30, aho tuvuga miliyoni 7 z'abaturage zirwa ntambe zirwa zirukanka. Icyo nicyo bakwangira. Abarundi bakuziza iki? Abarundi bakuziza gushaka gukora kudeta 2015 bikakunanira. Abatanzania bakuziza iki? Bakuziza ko waravuze ko uzatega Kikwete ahantu mu mwijima ukamukubita inyundo. Abagande bakuziza iki? Bakuziza ko wateje akavuyo mu Kampala, Museveni agatangira guhandura amavunja nubwo hari ibyo mufatanyemo sometime. Banyarwanda ibyo turabizi. Akaba twabonye ko mu by'ukuri mu kwibuka umugabo wo kugira ngo yibuke ahubwo yaje gupfobya, ahubwo aza guteguza ngo bagomba ngo azapfa arwana. Barabizi ko bashaka kumwica ngo azapfa arwana. Abanyarwanda ngo nabo bagomba ngo kumera nkawe, ngo bakaribwaribwa, ngo bakitegura gupfa. Ariko ibi byose nta bwiza abanyarwanda ukuri nize intambara ziwe twakomeje kumubuza. Komanda Francois kuri radiyo ubumwe nakomeje kugenda amugira inama kuva yazitangira imyaka hafi 3 igiye gushira, ariko we ngo ni umufezeri dogere, ngo Kongo n'umurambo, ngo azagenda, ngo ntawe uzamuhagarika. Buribuka Kagame mu nteko abwira abadepite n'abasenateri ngo muzabona ngo mwege muzajya mubona ngo abana tubabwira ko abana banyu bagiye ngo Kongo hariya, ngo ntawe dutangira, ngo twebwe hariya turi, ngo twebwe ngo abana banyu ngo barimo baravuguta umuti. Ibyo byose murabyibuka. None atangiye gutaka ngo nibarebwarebwe ngo bazapfe barwana. Wayi amabuye wibayo ni we na Kabarebe n'abari abamuganga muyasangira n'abo bazungu b'ibisambo mujyana kwibayo. Ibyo bisambo biguha izo mbunda n'ibyo byo kujya kwica abakongomani, tutetse n'abana bacu bajya kugwa muri ziriya ntambara. Kuko abana b'abanyarwanda bagwa muri ziriya ntambara no kugira ngo bacyomore ba Paul Kagame bagumye kwicururiza amabuye. Mwe byose murabizi neza ko inganda za Koruta n'iki byose zihagariwe n'umwana wa Sande wa Kabarebe. Murabizi ko businesses nyinshi zifitwe n'umuryango Kagame. Muri iyo mubona iriya bita Christo Venture, za kampani zirimo inyinshi, imigabane myinshi n'umuryango Kagame. Niba abana ba Kagame bafitemo za miliyari na za miliyari, abana banyu mukaboheza bakajya gupfa muri Kongo ngo barimo bararwanira izo diyama na za zahabu na Koruta, ariko iyo ibyo bavanyeho bibyayo biri mu gatsiko gusa. Mushaka kubireba muzagende muri aho batuye Gacuriro hariya, uzajya Gacuriro mureba aho umukobwa Kagame atuye n'abantu bahatuye abari bo ni intoranye z'abajepe gusa. Abandi bahaguye bakomeye icyo bimeze gute? Ibi ni tubona kuki abanyarwanda bajya gupfira intambara? Kuki abanyarwanda bajya gupfira umuryango wa Kagame, bajya gupfira izo ntoranye, bajya gupfira abo bantu b'intoranye bumva ko abandi bagomba kubapfira bo abana babo bakahakirira? Barumva ari umwana se wakomerekeye ku rugamba wa Kabarebe, wa muganga se baramwumvishije? Keretse hari uriya muhungu wa Generali Murokore wafatiwe i Kinshasa wari mu misiyo yo kwica Faci, n'ubu aracyafungiyeyo, niwe wenyine. Uwa Kagame se ntaba yibereye mu ndege yitemberera n'amamiliyari menshi cyane aza muri Amerika za California kugura inzu za miliyoni 17, 8, 10. Bano banje Kagame se ntibirirwa bigura amaparatoma za miliyoni 8, 7 za New York. Ariko ibi byose bagiye kubifata sefini, byose bizaba imitungo y'aho babiguze. Ibi ni twagiye tubwira abantu. Araza gutera imbabazi abanyarwanda ko twese turabizi neza ko izi ntambara za Kagame twarazimubije day one. Ikomeje kugera Komanda Francois nakomeje kugenda amubwira ni irukana Kabarebe mugira inama, ejo n'ejo bundi tutazaseba, ejo n'ejo bundi n'ibyo uvuga ngo byubatswe suye ko atari byubatswe n'abanyarwanda, ko amadeni ufata n'abanyarwanda bazayishyura naho uzaba utagihari wowe Paul Kagame niyo click muri Kongo. Nahiza mukoza abantu ubwonko ngo byubatswe na Kagame. No, na amadeni ubu Rwanda rurimo biliyoni 5,500 kuvuga ngo meme nubwo Kagame azaba adahari namwe mwese bakabareba bande bose n'abana banyu abuzukuru bacu bazishyura amafaranga. Abanyarwanda bagomba kubimenya. Nibyo gushaka kumva ko bazongera kuyoboresha abantu ibintu by'ubucanjanja, ubwami bwihishe muri Repubulika. Ibintu bigomba guhagarara. Abanyarwanda, Kagame yafashe ideni rya biliyoni 5,500 y'amanyamerika. Ayo mafaranga ahari adahari muzayishyura. Twebwe mu myaka yacu ntabwo tuzayishyura, amafaranga azishyurwa n'abuzukuru bacu. Kandi ba Paul Kagame nabo Bakabarebe barajyanye hanze, azanafatirwa n'abazungu by the way. Nkuko muzi ko byagenze, bya biliyoni bya Mobutu byarafatiriwe, byose bya Gaddafi byarafatiriwe, bya Saddam byarafatiriwe, nayo aba Paul Kagame rero nibyo birimo byerekeza. Bano mu gatsiko bose babwireka ko bahima abanyarwanda, bizira ntoranye indatwa zigatwara ibyo biliyoni byose bajya kubisha hanze. Ibyo byose bigiye gufatirwa.
ese mwaba mwararuhiye iki? Mwaba mwariciye iki abakongomani mwigwizaho imitungo bikaba igiye kuribwa n'abatarakoze ibyo bikorwa? ibyo twabwiraga abantu muri kuri ibintu birakomeye, abanyarwanda abanyarwandakazi. ibyo kwibuka rero byajemo ibintu biteye ubwoba, agera aho avuze ngo ngo abo bose bamufatire ibihano ngo nibajye ikuzimu. ariko turabizi ko ari Amerika yavugaga, turabizi neza kuko Amerika yamuhaye mesaje itomoye cyane. Paul Kagame agomba kubimenya, arava muri Kongo cyangwa arava ku butegetsi. ibi byo rwose nanava no muri Kongo, bariya basirikare biwe nawe ubwe bagomba kuzahanwa ibi byaha by'intambara bakoreye n'izi ntambara, cyane cyane izi ntambara zibaye muri Goma na Bukavu. burya byabaye kera za miliyoni cumi na zingahe, birashobora kutazazimufatiraho, bakamufatira kuva za Kishishe, ariko cyane cyane ino Goma bino bihumbi 8 byahaguye, za Bukavu zayo hose ntabwo umuntu Paul Kagame azabisimbuka, kuko yasuzuguye UN, asuzugura kominote interinasiyonari, asuzugura resolution 27/73, kandi nabamenyesha ko Paul Kagame umuntu bita Ali Abubakar Abdulkarim ukunda kuvuga ngo Kagame ngo ni past tense. Kagame rwose ni past composite, ni Paul Kagame. rero ntuma tureba abantu bemera iki Eritere mu cya Scovia nawe ngo tugomba gupfa ngo turwana ngo tugira gute, ariko aho mwaryaga abanyarwanda muri kumwe, uretse gutwara kujya gusoroma abana babi buri myaka 10 musoroma abana mutwara muri Kongo bapfa, mwe mubona amadiyama, mubona amazahabu, mubona amakorota, murushaho kwikirira. Ange Kagame atwara imodoka ya miliyoni 800, umuhungu wa Kagame uriya Ivan yambara isaha ya miliyoni 400. mwene Rutagambwa kubakize cyane, uhita wigurira indege 3 zihagaze amafaranga ashobora gutanga amazi n'amashanyarazi mu Rwanda hose. Banyarwanda ntarangiza mushaka akaza kubabwira ngo muzapfane ngo muri bwebwe ngo muzapfe mu Rwanda, aho agiye guhisha izo biliyoni 11 bafite bibitse hose abahaho, uretse kuza gusuruma abana banyu buri myaka 10 akabatwara muri Kongo kugira ngo ageze maboko mu biriya birombe bya Rubayaza Warikareza yose na bya bisambo by'abazungu ba imperialiste bafatanyije bitangiye kumwihakana. Banyarwanda mugomba gukanura mukamenya yuko Paul Kagame ibi yabajyanyemo, uretse bake babiriramo za ndatwa yo mu gihe Nyarutama murayibona, yo mu gihe za Gacuriro murabona kuntu indatwa zituye mu mazamwe ahenze ya za miliyoni 100. ariko Rubanda ariko rwagiye kujya kurwana hariya, amasoko ahabwa abantu bamwe, ibyiza by'igihugu biri mu bantu bamwe, aho usanga ubifite ikibungo ari mwene ari mubyara, ubifite icyangugu ubifite icyangugu, ari mubyara ufite igisenyi, ubifite igisenyi ari mubyara ubifite mu Mutara. ujya mu gisirikare ugasanga generali famiye imwe ifite abajenerali 3, abakoloneli 10, abamajoro 20, abakapiteni 50. famiye gusa kubera iki? ya maposite meza ahemba amafaranga meza niyo bacomekamo abana babo. ibyo byose barashaka none Kagame ngo abanyarwanda ngo nibahaguruke ngo bapfe barwana. Kagame nta kindi bamusabye kuva intambara zatangira, twamusabye guhagarika izi ntambara akavanaho n'abanyarwanda muri izo ntambara. kuki avuga ngo baramwanga kubera ko ari umututsi? No, Kagame baramwanga kubera amanyanga yiwe, Kagame baramwanga kubera izi ntambara ziwe zimaze guhitana mu buzima bw'abakongomani miliyoni 12, memo n'ubuzima bw'abana b'abanyarwanda bagwa mu izi ntambara. ariko bo ngo bazamupfira kugira ngo agumye kwigendera mu madege, ko ejo cyangwa ejo bundi bizatwarwa n'abantu, amaraso y'abanyarwanda bapfiye ku busa nta kizayishyura. hagati aho ngaho reka tugaruke tujye i Kigali noneho. ya ntumwa ya Trump bita envoyé spécial wa Trump Massad Boulos, ubwo yatangiye urugendo rwe, ubundi byateganyijwe ko azatangirira i Kinshasa akanyura mu Rwanda akajya Uganda akajya Nairobi akabona agataha, ariko yarabihinduye atangirira i Kinshasa ahavugira amagambo akomeye, akomereza i Kampala ajya kwiyama umuntu bita Museveni na message ya Trump iri clear, ajya i Nairobi kwiyama umuntu bita William Ruto kumwiyama very clear. mwanabonye ko William Ruto wahoze ari vice perezida wiwe yamushinjije ko ngo burya William Ruto afitanye business nayo mu 23 ya zahabu, ari nayo mpamvu umuntu abiruka ntabajya muri Side na Warikare, no kubera amazahabu ahaba na za Bene na Bunya hari nibo mwabonaga Facirukana EAC
EAC ni uko ari ingabo, ari Uganda, ari Kenya, uzi ko EAC yowe na Kenya. Kenya bari abagambanyi kubera ko umuntu utari Ruto yarangije kwikonekitinga na Kagame. Ruto nawe ngo ari muri bizinesi za zahabu na bano ba M23 RDF. Ibi rero umuntu bita Trump akaba yohereje uyu envoyé spécial wiwe Masad Boulos akaza kwihaniza Museveni akamubwira ati enough is enough, last warning. Ajya i Nairobi abwira umuntu bita Ruto bati iyo mikino urimo ukina enough is enough, bigomba guhagarara. Noneho iyi ntumwa ikaba yasoreje i Kigali, aho noneho bya bindi Kagame mwabonye yarakaye hariya mu kwibuka, nuko burya hari intumwa zaje mbere. Hari igice kimwe cyaje mbere kibanza kumugezaho ubutumwa last warning ya Trump, aho ari ibintu byamuteye ubwoba cyane ubwo bamubwiraga ikimutegereje niba adakurikije resolution za Security Council 2773. Uyu rero Masad Boulos akaba noneho yaje kuza ahura na Paul Kagame mu biganiro bitari byoroshye cyane, aho yaje kumubwira ati Paul Kagame bitu ni bide, Paul Kagame bitu ni bide, twarakoranye Paul Kagame, u Rwanda twarakoranye, n'izo byo babanyemo byose urabyumva muri terme diplomatique, ati twakoranye business, twagiranye diplomasi n'ibiki byose. Izo ntambara banabanyemo twe turabizi ko aribo bazifinansaga n'iki, atariko this time izo ambition urimo last warning bigomba guhagarara. Ati Trump ni perezida w'amahoro. Trump yaravuze ati izi ntambara za Kongo, abakongomani bakeneye amahoro, abakongomani bakeneye gutekana, abakongomani bakeneye kuryama bagasinzira. Ati Paul Kagame turakubwira ngo last chance, last warning, bitaba ibyo ikizakurikiraho nawe urakizi. Paul Kagame niwe mwabonye biriya yatangiye kubwira Abanyarwanda ngo azafa Rwanda. Trump yamutumye ati urava muri Kongo ku neza, twanakwihanganiye, hakagombye kuba harabaye ibikomeye, ariko tuguhaye icyumweru kimwe cyo kuba wavuye muri Kongo. Umuntu bita Paul Kagame afite 1 week yo kuva muri Kongo. Bitaba ibyo ntabwo tuzi bizaba. Paul Kagame yavuga ngo mu nzira ngo z'igisirikare se, ngo mu mazi se, ngo mu kirere se, ngo hese, niko we ngo yavuze. Ariko uyu Masad Boulos amaze guhura na Paul Kagame yamushyiriye ubutumwa bukomeye, aho Trump amubwira ati ako gasuzuguro kawe Paul Kagame, ndavuze ngo sohoka muri Congo within 7 days. Bitabaye ibyo nawe wibwira ikizakurikiraho. Mwabonye ko bavuye no kujya guhura, n'ubwo Kagame yari yitotombye umunsi ubanza kuko amakuru yari afite. Ntabwo uyu Masad Boulos yigeze ajya akora conference de presse mu Rugwiro. Hari yagiye kuri ambasade ya Amerika mu buryo bwa diplomasi, hari yagiye gukora iriya mbwirwaruhame ni muri Amerika, muri ambasade bari muri Amerika. Yavuze ibintu bikomeye ati enough is enough. Imyaka 30 Paul Kagame uteza intambara muri Kongo. Abakongomani bakeneye amahoro, abakongomani bakeneye gucuruza, abakongomani bakeneye gucukura amabuye yabo bakagurisha n'uwo bashaka. Ati enough is enough. Imyaka 30 Paul Kagame. Ati Trump ni perezida w'amahoro, ntabwo ari wowe Paul Kagame uzaza kumesinga up na plan za Trump. Sohokamo, ufite iminsi 7 yo kuva muri Kongo. Ese aravamo yanyivuga ko ngo azapfa Rwanda. Banyarwanda, hari ikintu gishobora kuba anytime niba Paul Kagame atavanyemo zino ngabo mu minsi 7 iri imbere. Mwibuka ko muri Security Council bashobora guterana ku itariki 16. Uyu munsi turi ku itariki 9. Banyarwanda, ntacyo bibabwiye. Kagame mashuka ngo mufane, ngo muri bwaribe, ngo murwane, ngo muzafe mu Rwanda. Kubera iki Kagame ashaka kugira ngo ajyane n'Abanyarwanda bose, kandi iyo mitungo iba muri Kongo ikiza umuryango we n'inshuti ze nabo ba imperialiste, bya bisambo by'abazungu bafatanya wayi. Kandi abera ikihebe
reka no muri mirongo icyenda na kane amanura indege ariko kuza biza bishaka n'ibirakurikiraho n'ibi ngibi nibyo ashaka gukora. umuntu rero bita Masad Boulos akaba yavuze ibintu bikomeye cyane agenda anabisubiramo ati yavuze inshuro 8 Kongo ikeneye amahoro, abakongomani bakeneye amahoro, Kagame agomba kubyumva, agomba kuvanamo ingabo, atagomba kubyumva. Trump yantumye ngo mubwire yabivuze inshuro 6 asubiramo ngo Kongo ikeneye amahoro, ngo kandi agomba kuva muri Kongo byihutirwa. Ntabwo no kuvuga no, kuva muri Kongo byihutirwa, byihutirwa. Abantu rero bazirangaje diplomatike uburyo akomeje kuvuga ngo amahoro agomba kuza ku kiguzi cya amahoro agomba kuza muri Kongo, ngo uburasirazuba bwa Kongo bugomba kubona amahoro kandi Paul Kagame agomba kuvanamo ingabo muri Kongo byihutirwa. Ndabamenyesha ko Paul Kagame yahawe last warning, arazivanamo ntazivanamo. Banyarwanda, u Rwanda rwicariye ikirunga kigiye kuruka, kandi umunyagitugu we ngo mwemere ngo mupfane mu Rwanda kubera iki? Yifuza gusiga kandi hanabera ikigwari aho afite abuzukuru bifuza kuzaba muri kiriya gihugu, ariko we ngo arashaka bapfana, ashaka gukora rucunshu se umwami utarindwa yitwikiye mu nzu nabi bose. Nibyo ashaka se? Arashaka kugira ngo bapfe barwana none abanyarwanda bose bajyana nawe. Why? Yavuye muri Kongo, yavanye ingabo muri Kongo, ariko twe kumugaye tugaye abajenerali 54 bamugaragiye badashobora gufata icyemezo, abakoloneli 100 badashobora gufata icyemezo, abamajoro bagera ku 1000 badashobora gufata icyemezo, abadepite b'ibiragi, abasenateri b'ibiragi. Last warning ya Trump yageze kuri Paul Kagame. Uyu envoyé spécial Masad Boulos yabivuze neza cyane ati Kongo igomba kubona amahoro, abakongomani bagomba kubona amahoro. Paul Kagame uravanamo ingabo cyangwa turakuvanamo ku ngufu. Diplomatically nicyo bavuze abakurikiye iri jambo yavuze uyu Masad Boulos hari imbere kuri ambasade y'Amerika mu Kigali. Yavuga no kuvuga ati Kagame iminsi 7 uravanamo ingabo cyangwa turazikuvaniramo. Abanyarwanda abwirwa benshi akumvwa na beneyo, ngaho yabwiye ngo muribwe aribwe. Baskovia batangiye gushyuha no gushyushya imitwe y'abantu ngo bazapfe barwana, ariko icyo mutazi ibyo umunyagitugu avana muri Kongo abisangira n'umuryango we n'inshuti ze na bya bizungu by'ibisambo ba imperialiste, kandi ibi byose ntabwo mujyanayo. Ntibibuza mwene ngofero kuba mwene ngofero, ntibibuza ko birirwa banyanyasa abantu ba rubanda rwo hasi, ntibibuza ko abarimu babaye bagakweto, ntibibuza ko abaganga badahembwa, ntibibuza ko ubukene bwugarije abanyarwanda. Ariko umunyagitugu we arashaka kugira ngo asige yisasiye benshi. Abanyarwanda mubitekereze kandi mwirinde ubugambanyi, mwirinde no kuzashorwa mu bwicanyi, kuko bigaragara ko mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose umunyagitugu we arashaka kuvuga ngo nzasiga byose mbisenye. Mwongere mwibuke mwebwe igihe mwari hariya mu nama harimo abasirikare bakomeye n'abandi bose bakomeye. Kagame yababwiye ngo mwe mufite imyaka 50 ngo nta n'umwe uzambona mva ku butegetsi, ngo ndetse n'abari munsi y'imyaka 10 uvuye kuri 50 ngo nta n'umwe uzabona ava ku butegetsi. Uvuga ko bagomba kuzapfa mbere yiwe. Iyo avuze abantu ngo bafite 50 batazabona bava ku butegetsi, ni abantu bafite ipeti kuva kuri koloneli kuzamura. Iyo avuze munsi ya 50, 50 na 40, abavuze hagati ya majoro wenda na koloneli. Nibo yabwiraga, nta gatwe yabwiraga. Nta urengeye imyaka 50 uzabona mva. Nibo yabwiraga, niba abasirikare nyine ba general de brigade, ba general bande, ba lieutenant general bari abantu afite. Ariko byose urabona ko we niho abishakamo, ariko urabona ko Amerika yamuzaniye message ya nyuma, Kagame uravanamo ingabo cyangwa barazikuvaniramo baguterane nazo. Ibi ngibi byo rwose mu byitegura. Niba akunda abanyarwanda, niba akunda abo yabyaye, agakunda n'abuzukuru be, navana ingabo muri Kongo. Sino ibirakurikiraho abanyarwanda mu byitegure, si ibya kera, ariko message warayifite. Buriya n'ubundi buriya ibyo yavuze ati
kongo igomba kubona amahoro, abakongomani bagomba kubona amahoro kandi vuba. Okay, gute se bizagenda gute? Byumvikana ko ari ku banyarwanda dukomeze dukurikirane ibi byose, ariko mu gatsiko barimo barabyina muzunga, ibintu birakomeye. Nyetugu yahawe na ba shebuja last warning, baje kumwihanangiriza bwa nyuma. Ubwo nimba mu by'ukuri bari abantu ba Kigali bakomeje kwinangira, ubwo ikizakurikiraho muzakibona, kandi bitujyamo n'imikino, kuko hagati aho ngaho n'intambara zirakomeye cyane ku rugamba, ibintu birakomeye cyane. Za warikaye murabizi, abana b'abanyarwanda bahaguye, za Masisi intambara zirimo, hano za Nyiragongo intambara zirimo, muri Sud Kivu birakomeye cyane, za Kavumu hari intambara zari murazizi. Babazanye barimo kugenda barekipera ibice byinshi cyane, indege zirimo ziravuza ubuhuha, abana b'abanyarwanda barimo bagenda bavuga ngo izi ntambara ari benshi cyane, Munyagitugu ngo azapfa arwana, ariko uretse kuba ashaka kwicisha abanyarwanda, mu by'ukuri ariko ikibazo si we, ikibazo niba ari abajenerali 54 bamusigasiye ngo bazapfana nawe. Ariko byose navuga ngo n'ubugwari kutakiza igihugu mu gihe umunyagitugu agiye kucyoreka. Banyarwanda tumenye bikomeye, kandi nongere ngayizi ntore kazi zitagira icyo zivuga, igihugu kigiye kujya mu kangaratete babireba. Ariko nongere mvuge ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite b'abasenateri tuzagirana urubanza, nyuma y'ibi byose ntore kazi tuzabaziza ko tuzabagaya, tubabwira ngo muri ibigwari ko mwakigikiye umunyagitugu asenya igihugu mubireba, ajyana igihugu mu ntambara mubireba, intambara z'ubujura, intambara z'ubwicanyi, kugira ngo ageze ba imperialiste ku mutungo wa Kongo. Nyuma y'ibi byose kandi mumenye ko hari urubanza CPI manda irimo itegura ari abagabo ba Kigali bose including Kagame. Niba yava muri Kongo, ibyaha bibereye muri Kongo nabyo bizahitana bariya bagabo. So nkubwira ko Paul Kagame na guverinoma yiwe n'iya clique bafatanya, ya killing machine, bameze nka wa muntu wari mu giti atema igiti, intare iraza yurira igiti, ageze hejuru asangamo inzoka, agiye gusimbukira mu mazi, igiti cya hejuru y'amazi, ingona yari imutegereje, urumva ko yari we guhitamo urupfarapfa. Aramanuka hasi, intare imurye, arasimbukira mu mazi, ingona imurye, cyangwa araguma mu giti, inzoka imurume. Urumva ko yari hagati y'imfu eshatu agomba guhitamo urwo yapfamo. Banyarwanda niho FPR igeze. Kagame atababeshya, izi diru z'umwijima, izi ntambara z'umwijima, aho agiye kuzipangira mu imperialiste nimwari muhari, nubwo aza akababeshya, ariko mu by'ukuri turabizi ko ibyo we akora niwe ku giti cye, mu nyungu n'aba imperialiste nabo bakabarebe. Nk'abanyarwanda twebwe ngomba kubabwira ngo nyuma ya Paul Kagame, nyuma ya Kagame na FPR, u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho, kandi abanyarwanda bazabana n'abakongomani, bazabana n'abarundi neza, bazabana n'abatanzania, bazabana n'abaganda, bazabana n'abandi bose, kuko tubizi neza ko ikibazo atari abanyarwanda, ikibazo atari u Rwanda. Umuntu bita Facha yavuze neza ati même les Rwandais ont besoin de nous pour s'en débarrasser de Paul Kagame, kuko n'abanyarwanda ubwabo baratsikamiwe, bakenewe kubohozwa. Na Evariste yabigarutseho, abanyarwanda babogeje ubwonko, babatera ubwoba, barabateruza ku buryo bose babyina muzunga, kugira ngo babwira ati banyarwanda, umukanda mwiza uri ku mukanda, nimushaka mufe, bagakoma mu mashyi ya bwa bwami bwo mwidishye. Ariko birabaje cyane. Nk'ibisanzwe rero, yari François Mutuyemungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, kandi mujye mu gukora subscribe, like and share, no gusiga commentaire, kandi tubabwiye ngo banyarwanda mwirinde mutazongera kugwa mu mutego w'umwanzi nk'Icyenda-4. Ibi bintu bishobora ku umuntu uta Paul Kagame mu minsi ye ya nyuma, nabona bigeze aho bikomeye, ashobora kuzatangiza ubwicanyi. Banyarwanda muzirinde ibi bintu, muzabigendere kure, kuko aho agiye gutangiza izi ntambara ntabwo mwari muhari, uretse kuba twara abana banyu. Murakoze rero, kandi mukomeze kugira ubutwari no kutabubigwari, kandi mukomeze kwirinda ikibi no kwirinda mu nyangire. Murakoze.